boss yagize reka twitangira byari byoroshye kwitangira na biya sono wande kubwiye ura musaseri doti yahoze avuga ku bintu kubizose iwacu nta muntu wigeze yiyahure iwanyu bariyahuye se umunsi ni right we Dike ko wirukanse ushobora gukora umwami Yesu wacha shana Muhammad ni umwana ko buriya ngere nta muherekeza kansubire wibye no maze unizose iwacu nta muntu wigeze yiyahure iwanyu bariyahuye se sata aho basi inkuzi wanya n'imbwa we si mbesiri kwanza kiwerewere ariko rero Imana yagira Mr. kutambukira kwa kigiye nawe kambaze ngo ngiye ko umuvumvyi mukuru wavumvye mbere y'intambara kagize n'iki gihe ukabutazi uyu munsi ari live wowe igerere yasha ngiye mu iraga 2014 nashwanye na shehe turarwana ngamatiku ntabwo uzi ko amatiku Yesu atemera nako ala ubusengiye 2020 ko narwanye n'abantu bose bari baraho ngaho turwanira ibiryo ubusinsubiyeyo ntabwo shangiye shehe icyo gihe twararwanye umva amasahane ndayamenagura yewe icyo gihe twaranashwanye n'ubu ngubu ibyo nshuti ya data kankugira inama amatiku si meza nubwo washwana na shehe uwo muziranenge w'umuceri murapfike wasatuka ukana uzikari byo ubundi umuceri wo twigeze dushwana ahubwo ikibazo sha nta gikoresho na kimwe mfite cyo kwitwaza nta n'umuyisilamu n'umwe nyikundana nawe ngo aranise cyo si ikibazo ufite inshuti nyinshi ntabwo nabura kugutiza akira nk'aka gofero karaza kugufasha ari kwaje ahantu nayitsimbye hano imbere yiza naho iyo nemekene nitwashika ndayiguhereza natwa tugenda aho anda Sadiko waje tukajya kurya kabenzano yiga ko ari ibiro bitatu no A'udhu billahi minash shaitani rajim widushuka shani bari inyama no mwipira uziba sisi byo mujinga ariko kibagiwe shahare ikindi kintu twagiye gukora sidija wowe yeho karimo cyane ngise karimo neza cyane haji maka wewe hajya ahantu wese bahuriye bose zibakuramo inkweto ha no musiramu sara yambaye inkweto sisi ubwo babikora rero hari n'ikindi kiraka urumva ahubwo reka mbaze Jackson nimero yambara y'inkweto umva man nawe ushakira umukiriya tonda mamaze Halo Jackie hajya wambara kangaye 42 sawa turi tubuvugane ngiye ahantu hari uruhura muri Islam iwacu nta muntu wigeze yiyahure iwanyu bariyahuye se
karibuni bayisilamu ko ntari nsanzwe mbazi musanzwe musengera muwe musigiti. Njye nitwa Ali, mugenzi wanjye yitwa Abditwari. Twese dusengera kuri paruwasi ya Kiramuruzi. Paruwasi wasanga ari n'abadiyakoni. Paruwasi bariya wasanga ari n'abadiyakoni. Karibu twabakiriye ku musigiti wa Rwagiti. Shehe wanyu ninde? Yitwa Shehe Abdul. Bashehe banyu baratandukanye kandi umusigiti wanyu ari umwe. Ntabwo batandukanye. None Tuvuze umushehu. wowe uvuze nde? Abdul. Wowe uvuze nde? Yusuf. None Na Abdul Yusuf. toya tugiye kwakirana kumva ijambo rya Allah. Dufashe n'abatishoboye hanyuma turasoza dufutura. None se ntakuriza gahunda twazikora nyuma tukabanza tugafutura. Yegora. Ntunge mugire urwanya rwinshi. Ubu se ko dufite umwanya muto ko turifata umwanya tukarya ibiryo byinshi tubanje kurya. Oya byadushinze. Noneho ubwo ari uko bimeze. Twategereza. Nuza we. Shehe rero naguciye mu ijambo mudushakira umusore umwe azadufasha ku gikoni imirimo tubanye myinshi. Ngaho hitamo ushaka. Munga se nk'uwabishobora yaza tukisungana. Muslim urajyana ikanzu mu gikoni? Oya nta kibazo Shehe, najyana nta kibazo n'ubwitange. Oya yikuremo ataza kujyamo imyotsi. Ko se sinajyana. Oya yikuremo. Solo come Unizose. Iwacu nta muntu wigeze yiyahura. Iwanyu bariyahuye se? Yeza kuzwe mwana wa. Oya, akuzwe cyangwa ararera. Ugize ngo iki? Ngiye gupfa nari yirayira.